Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wowe wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 8 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukorere imwe uhita utsinda, ikintu uba usabwa ni ugukosora kino kizamini cyose kiba cyakozwe. Wagiramo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Rero kugira ngo ujye ubona kino kizamini cyose kiba kimaze gukorwa, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Iyo uhakanze, yaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bizamini biba byakozwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Rero kugira ngo ibi byose ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bidakundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora hari amasaha uboneka wenda y'umugoroba bitagukundira ngo uze mu ishuri twigane, uratwandikire cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 26 tukakwigisha mu buryo bwa online uri kure. Murabizi ibintu byose byabaye ikoranabuhanga, tuba twakwigisha uri kure kandi dusa nkaho twicaranye, kuko ngusharinga screen ya computer aho waba hose mu gihugu, tukajya turava ku bintu ari uko byumvishe dusa nkaho twicaranye. Rero twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo. Ntimukarindiye kumanza mwajya gukora ngo murebe ko muratsindwa, ahubwo mujye mutugana tubigisha hakiri kare. Mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Hari umuntu wanga nko kukwandikira ngo umwigishe akavuga ngo nzamanza ajye gukora ndebe ukuntu bizagenda, kandi tuba twakwigisha ukagenda wizeye neza ko urakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 078 935 16 26 tugufashe kwiga, tugufashe kubona code. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Ese kino cyapa gifite iyihe shusho? Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ariko bicishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Mbega ngo utanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. Sega ngo kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. Deka ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese mwa bino bisubizo bine icyo ukuri ni ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ibibazo byose biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose tuvuyeho ukimenye, ku buryo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Hano ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ubonye ngiye kukivuga utaramara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugize ariho wari kujya mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Igisozo cy'ukuri hano ni A, birabujwe gukata iburyo. Kubera iki? Urabona ko harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo utukura. Mbibutsa ko kino cyapa kiri no bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo uzi icyapa ubwoko kibarizwamo mu byapa byo ku mihanda uhita umenya n'ubusobanuro bwacyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ugahita ubona no mu bisubizo bine baduhaye harimo ikivuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Ibyapa bibuza birabujijwe gukata iburyo, ugahita umenya ko urahita uhitamo A. Niyo mpamvu nabakoreye video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda
so kuri bicano yanyu yirebe kugira ngo n'ujye ujya ku bibazo by'ibyapa byere kujya bikugora. Bakunda kubibaza mu buryo bw'amashusho cyangwa bakabikubaza mu buryo bw'amagambo kugira ngo byere kujya bikugora amaze ujye kuyireba kugira ngo n'ujye ujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi biriya binyabiziga iyo bigiye mu butumwa ntabwo bishobora gutonda umurongo urenga metero 500. Iyo bibaye bityo babigabanyamo amatsinda. Ndakeka ko mwagiye mubibona mwakira gihe turi kwamamaza umukandida wacu. Ese ko wabonaga babigabanyijemo amatsinda biriya binyabiziga, uburebure bwa ririya tsinda buba bugomba kuba bufite ibipimo bingana bite? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi biriya binyabiziga byabaga byatonda umurongo urenze metero 500, niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Rero hari ibipimo ririya tsinda riba rigomba kuba rifite, uburebure bwa ririya tsinda rimwe. Hano ndakeka ko amaze gutemiza cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, wahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariyo wari kugira yaba ari wowe wagiye gukora kino kizame gikozwe ari icya mbere. Ndizera ko hano wamaze gutemiza cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni a utarengeje metero 50. Ririya tsinda riba rigomba kuba rifite uburebure butarengeje metero 50. Ririya baba bagabanyije mo. Noneho nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma naho ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndizera ko ramuzwe guhitamo a. Rero ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Cyane cyane kino cyakozwe ari mu gitondo, busanga uwo munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bajya mu kizame bagakora rimwe bagahita batsinda. Ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 gufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Uratwandikira rero cyangwa ukaduhamagara kuri 0788351626 tukabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Muye ntera hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo metero 200, mbega ngo metero 250, sega ngo metero 300, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndizera ko hano wamaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Kintu nakubwira kwa zino nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini, ku buryo hari indi mihanda igenda yambukiranya ino mihanda ya gari ya moshi. Rero gari ya moshi igiye gutambuka kubera ikintu gisanze mu nzira ihita igigonga, kandi akaba ari imihanda igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi, bashyiraho amatara yaka urumuri rutukura agenda amyatsa yerekana ko gari ya moshi igiye gutambuka, kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya umuhanda wayo uhite uhagarara imanzi itambuke. Ariko mwa kino kibazo bari batubwiye ngo bashobora gushyiraho ibikoresho ngo ngarura rumuri, ngo ni ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa ngo n'inzira ya gari ya moshi, ngo bishobora no kuba byamurikwa ngo cyangwa bikagarura urumuri ngo ku buryo bigaragara nibura mu ntera baduhana intera. Kandi ntabwo bakoresha ibyo byapa, ahubwo bakoresha ayo matara yaka urumuri rutukura agenda amyatsa. Niyo mpamvu hano twahise duhitamo de, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara agenda yaka urumuri rutukura agenda amyatsa. Hano ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero de, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko waba umenye impamvu duhisemo de, ndizera ko kiramutse kije mu kizamura akora mu kanya
wahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Aravuga ngo tubiri, B kavuga ngo dutatu, C kavuga ngo kamwe, D kavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari abantu bakunda kubyitiranya bakavuga ngo none se ko hari imodoka tubona zirengeje kamwe? Hano bavuze ngo nibura, ntabwo bavuze ngo igomba kuba ifite, bavuze nibura. Mu ndimi z'amahanga ni nko kuvuga ngo at least. Rero nibura ibigomba kuba ikinyabiziga gitegetswe kuba gifite uduhanagura kirahuri kamwe. Nibura, ntabwo bavuze ko ari itegeko. Hari n'icyo uzabona gifite tubiri cyangwa tungahe, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndizera ko wari wamaze guhitamo C, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntabwo wayahora uyatse igihe cyose. Hari igihe kiba gishobora kugera ukayazimya. Uyazimya ryari? Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo iyo ari mu nsisiro. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisozi y'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe. Ndizera ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rushobora gutorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byamuhuma amaso bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka akaba yagonga. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'ikiramo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gifitiye shusho? Wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifite iyihe shusho? Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga. Ese kino cyapa gifite ubuso busute? Kino cyapa gifite ubuso bw'ubururu. Ese kino cyapa gifite ibirango bisute? Kino cyapa gifite ibirango by'umweru cyangwa byera. Iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo komeza imbere gusa. B ngo aho kunyuranaho imbere. C ngo aho guhagarara umwanya munini. D ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Bibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo. Ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo ngo ukate usubira inyuma. Ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Iyo uvuyemo haba hari icyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Ariko ntabwo ari ibyo batubajije. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndizera ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo kiri kukwereka ikintu uhita ugikora. Iyo ubonye kino cyapa ukabona harimo kano gafresh kagana imbere, ukomeza imbere gusa. Ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe kujya ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ntawo, ahubwo gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bakunda kubikoresha iyo hari nk'umuhanda bari kuyobya cyangwa hari nk'impanuka yabaye mu muhanda bari kukwereka aho ugomba gukikirira utegetswe, bagashyiraho rero bino byapa. Niyo mpamvu uzabona biriya bibazo byinshi baba bavuga ngo kuyobya umuhanda, uba usanga bakunda guhita bavuga ngo wenda bakubajijeho nk'amabara y'ibyo byapa, kumva baravuze ngo ubururu n'umweru. Nuko bakoresha ibyapa bitegeka nk'iyo hari igihe bari kuyobya umuhanda cyangwa hari ikintu cyabaye kidasanzwe bikaba ngombwa ko umuhanda bawufunga. Niyo mpamvu hano duhisemo A,
uba ugomba gukomeza imbere gusa. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero buri tara hari ikintu riba risobanura. None uri kugenda mu nzira nyabagendwa uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni kuri feruje. Ese usanzemo umuhondo uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe, cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo kongera umuvuduko. B ngo kumana umuvuduko wari uriho. C ngo kwitegura guhagarara. D ngo gufata feri cyane. Ese uba ugomba gukora icyo usanze harimo umuhondo? Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, uba ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko ugiye kuva mu muhondo bahita bajya mu mutuku, niyo mpamvu uba ugomba kwitegura guhagarara. Ubundi iyo hatse umuhondo uba wahagarara, ariko birashoboka ko hari kwaka icyatsi, ibinyabiziga biri kugenda, hahise haka umuhondo, hari ibyari byamaze kwinjira mu sangano ku buryo byateza ibyago, birakomeza bikagenda. Niyo mpamvu ubona iyo hatse umuhondo ukabona ibindi binyabiziga birakomeje biragenda, ubundi uba ugomba guhita witegura guhagarara. Bigushobokeye nta cyago wateza wahita unahagarara kubera habagiye kwaka umutuku. Ndizera ko ramuzwe guhitamo rero C, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Ikorosi ni kimwe no kuvuga ngo ikoni. B ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D ngo bikurinda umuyaga. Ese hano ni ukubera iki mu gihe ukurikiranye na romoroki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza uhitemo igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandiki cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 twufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 078 935 16 26 tukabigufashamo aho waba urose mu gihugu wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Hano rero ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ni igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, biba bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Iyo wayegeye cyane ntabwo yaba ari kukubona, ariko iyo wasize uwo mwanya bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo B, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Nicyo bawashatse kuvuga hano bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Kino kibazo bagiye kukikubaza mu bundi buryo bashobora kuvuga ngo A inyuma ni metero 3 n'ibice 50. B imbere ni metero 1 n'ibice 70. Ntibizakugora, ikintu bazaba bafukoze bazaba bafashe zino santimetero bazishyize muri metero. Murabizi metero 1 ingana na santimetero 100, cyangwa se bakavuga ngo inyuma ni santimetero 350. B imbere ni santimetero 170. Nabyo niba bivuga gutyo ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze ni cyerekeye guhindura ingero gusa. Ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo mwansabye nkabateguraho amasomo nkayabahera kugira ngo nimugerwa muzakorera imwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko maze gutema igisozo cy'ukuri rero hano, ndizera ko maze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko ramuzwe guhitamo A, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda,
nta muntu uba utabikeneye. Rero kugira ngo uzakore rimwe ujya aho hantu handitse subscribe hasi ukahakanda, ikintu cyose nshyiraho ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bazajya bagusharinga link. Rero ujya aho hantu handitse subscribe wakande, ikintu cyose nshyiraho, cyane cyane kiriya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuba kiri kuza mu icyo cyumweru, ubu usanga abantu benshi bari kumbwira ati nagiye mu kizami mpita nyisangamo. Rero kugira ngo nawe ujye uhita ubibona mu gihe nkibishyiraho, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, ntabwo biba bigoye. Ikibazo cya cumi kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Itegereze neza. Aravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. Mbega ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Seka ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore urahita ugikora. Ariko kino kibazo hari ikindi bijya gusa neza neza. Urebe mwa bira bintu ndapostinga uyu munsi, ndashyiraho icyo kibazo kijya gusa n'icyo, ureba ahantu bitandukaniye kugira ngo nikiramuka kibajijwe mu kizamuri akora kire kukugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Batubwiye ubuso gusa. Aravuga ngo ubururu, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nta gisa cy'ukuri kirimo. Ese hano iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asa ati. Rero ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri cyanyacyo nta kindi ni a, aba ari ubururu. Nari nabibabwiye turi kuri cya kibazo cya 6 kirekeye ku byapa bitegeka. Iyo hari ibintu biratuma bayobya umuhanda bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo a, niyo mpamvu hano tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe ibyo tugiye kureba. Aravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, mbega ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, seka ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza cyane. Hari igihe babibaza mu buryo bw'amagambo cyangwa bakabibaza mu buryo bw'amashusho. Rero kugira ngo ujye ubona ayo masomo mba nabashyiriyeho, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Noneho ino video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kubibakorera. Cyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho, ku buryo umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa kiri gupfa kukugora. Rero genda uyirebe kugira ngo nugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ese niyo ibyapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ibyo byapa nta bindi ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ndetse n'ibyapa bitegeka bya bindi biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo video narayibakoreye iteguye neza, so kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nugiye kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ndizera ko waramuzwe guhitamo se ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ndizera ko waramuzwe kuyandika ku papuro. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha umunsi umwe turi kumwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora ugahita utsinda bitewe n'umwanya ufite igihe gitoya, bitagukundira kwiga igihe kirekire, turaza tukakwigisha, ariko tuba tugomba kwigana turi kumwe. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira ngo mudomagare kuri 0789 tubibafashemo. Ariko bikunda gushoboka ku bantu bari hano mu mujyi wa Kigali, kuko biragoye ko naza kugusanga nk'ihuye ko bari kure. Ariko mu mujyi wa Kigali tuba twaza tukakureba tukigana turi kumwe, cyangwa we tukakubwira ukaza ukatureba tukigana turi kumwe, tukigana uyu munsi, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugahita utsinda. Ariko nubwo waba uri kure
nabwo ubwo buryo twabukora, ariko twabukora mu buryo bwa online. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bagomba kurangwa ni iki? Ntabwo bishoboka kubona muri metero 200, ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba muri metero 200 bitewe n'iki? Ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa ni igihe cy'imvura hari ibihu. Rero hari ukuntu zino nyamaswa n'ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo biba bigomba kugaragazwa. Rero ugomba kugaragazwa gute? Araba ngo imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisobanuro cy'ukuri, B iba ari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndizera ko uramutse guhitamo D, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko kiramutse kije mu kizamini bukore mu kanya urahita ukikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ntibigutungure nujya mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Hano ibisubizo bine baduhaye. A iratubwira ngo metero 1, B ikatubwira ngo metero 2, C ikatubwira ngo metero 0.5, D ikavuga nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano bashobora kukubaza ugasanga zino metero 0.5 banditse ngo santimetero 50, A bakandika ngo santimetero 100, B bakandika ngo santimetero 200. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero gusa. Murabizi metero 1 bingana na santimetero 100. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo rero, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kibaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kuko niba bari kugenda mu muhanda hari igice cy'umuhanda bari bufate, rero kugira ngo umuyobozi aze kubabona tunatubwiye ko ntabwo biri gushoboka ko umuyobozi areba muri metero 200. Hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubageraho yamaze kumenya ingamba arafata kugira ngo barinde ibyago. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikatubwira ngo iki? Tegereze neza. C ikatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizamini kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo.
ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tuno tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biba bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe. Igiso cy'ukuri ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso aba ari kukubwira icyo ugomba gukora. Niba wenda hari icyapa kikubwira ko hatanyurwa, uba uzi ko nyine hatanyurwa. Ariko mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ho haba hashobora guhahirwa abanyamaguru. Niyo mpamvu hano duhisemo se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ntuzabyitiranye na a. Kuri a urabona iyo hari, iyo hatari. Rero hano ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishobora kuba ari nk'ibyapa cyangwa n'ibindi bimenyetso biri kukubwira icyo ugomba gushyira mu bikorwa. Rero ariko iyo ibyo bimenyetso bidahari, hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibyo bimenyetso, haba hashobora guharirwa abanyamaguru. Ikibazo cya 17 kibaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agendaga gutambuka mbere? Hano ni ibisubizo 4 baduhaye. Araba ngo ntacyo gihindura. Beka ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. Deka kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Bari kwerekana ahantu habi, bashyizeho rino tara ry'umuhondo, kino kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa. Ese gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ndizera ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni a, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere. Niyo mpamvu hano duhisemo a, ntacyo gihindura. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo romoroki ifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibihe binyabiziga? Araba ngo velomoteri, beka ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare. Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite, uzahita uhitamo b. Ariko niba bavuga ngo ifite, uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Hari igihe ubona nka kino kibazo ukabona kigarutse neza neza kimeze gutya, ukibaza se ko nari nzi ko bahitamo b bakaba bahisemo d, kumbi bahinduyeho akantu gatoya. Ipikipiki ifite ugahita uhitamo d, ipikipiki idafite ugahita uhitamo b. Ndakeka ko nikiramuka kigarutse bashyizeho ngo ipikipiki idafite, urahita ugikora. Ndakeka ko urahita ucyandika ku gapapuro, nawe ukajya gukora ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ukoze impanuka hari icyangombwa baza bahita bakwaka. Ese ni ikihe? Arangwa icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, beka ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, seka ngo uruhushya rw'agateganyo, deka ngo imikorere y'ikinyabiziga, imikorere y'ikinyabiziga. Ese ni ikihe cyangombwa polisi bishobora guhita ikwaka? Ese igiso cy'ukuri ni a, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ese n'igiso cy'ukuri ni b, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ese n'igiso cy'ukuri ni c, uruhushya rw'agateganyo, cyangwa n'igiso cy'ukuri ni d, imikorere y'ikinyabiziga. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni b, bagomba kukwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Urabizi iyo umaze kubona uruhushya rw'agateganyo provisoire, ntabwo wemerewe ko wagenda ngo utware imodoka, ahubwo uramanza ukagenda ugakorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Rero iyo wakoze impanuka nicyo cyangombwa cya mbere bakwaka. Bakibaza se ko yakoze impanuka koko yari impanuka cyangwa nuko atarabifitiye ubumenyi, nicyo impamvu bahita bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndizera ko namaze guhitamo b, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndizera ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo
uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Bino byapa mukunda kubibona mu mihanda bya mpande eshatu, ukabona babishyize impande y'imodoka. Rero wari utwaye imodoka igupfiriyeho uri mu muhanda, ntabwo wafata imodoka ngo uyiteruze amaboko uyikuremo, ahubwo ushyiraho kino cyapa cya mpande eshatu kiburira kugira ngo abandi bari kuza bagusanga bamenye ko hari icyago, bahace bitonze utabateje ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ese kino cyapa ushobora kugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Iravuga ngo muri metero 5, beka ngo muri metero 25, sega ngo muri metero 45, deka ngo muri metero 100. Ese kino cyapa cya mpande eshatu gitukura ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Ndizira ko iso cy'ukuri amaze kucyitamo, ndizira ko amaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa ugomba kugishyira mu ntera ingana iki? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndizira ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta muntu utabikeneye. Rero bikeneye cyane, jya aho hantu handitse subscribe wakakanda. Iyo umaze gukanda aho hantu handitse subscribe, ikintu cyose nshyizeho cyane cyane kiriya kibazo kiri gukunda kuza cyane, kiriya ndi gukunda gupostinga buri munsi, ukagikosora wagerwaho mu kizami cyawe ukabona icyo kibazo gise kigaruka, ugahita ukikora kitakugoye. Rero kugira ngo ibyo byose ujye tubibona, ubone kino kizami cyakosowe ari icya mbere, ubusanga bakunda kubazamo ibibazo byinshi, ubona ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byakozwe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ibindi byo no kurusha ko code ziboneka waba urose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26 tubigufashe. Muri hafi gukora, urakosora ikizami cyose cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka, nugerwa urakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.